Jisho. Hata umufata. Wabonye? Ukubita sibyo gutya. Kubita 8, 9, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Spri. Kabiri. Pedara nyine. Ngiye kumva mu. Nge modoka ngitwaye. Wapush! Esprit. Mesha! Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Nukuvuga ngo murabizi mwese mbere yo kugira gute ukora siporo cyangwa se ujya ku cyuma sibyo urabanza ukaza ukagira gute ugakora udushifoma nyine tu. Ese shifoma mu cyongereza ni It's like nyine exercises before yuko nyine wataka iki ukora nyine siporo nyine tu. Nyine ibi ngibi bigufasha kugira gute kuba nyine amaraso yagira gute yashyuha none waje no gukora siporo nyine akaba ari ibintu bigize gute byoroshye. Okay. So tukizo twagiye. Wita ya? No, ayifose muri gym. Ntabwo ndenze. Ayifose cyo muniga nagarenze kabisa. Ntabwo ndenze. Twagiye mwana. Ntabwo ndenze. Mbega se ko yarushye. Tukizo kwa mutatangira. Abaye tatse. Noneho yes. Muri kuvuga ngo utungudu tuba tumeze nkaho tugize gute tubaye. So noneho bintu babigiyeho ni ibiki sasa rero. Twagiye. Hagiye. Mumfashije. Fushi honga. Aye. Ikamande. Umuntu arukubyo. Ubanza ugapima. Buriya gari ugiye gukubita nk'umuntu hikofu. Uva kure. Ntabwo urebera ahantu hamwe. Niba ari mu cyico. Ni mu cyico. Ijisho barebariye. Urumva? Urabanza ugasubira inyuma gato. Ukikwatura. Ukisubira inyuma. Ukongera ukaza. Kongera ukaza. Gukora y'umutwe. Nkokora nayo muhanda. Uriya wimuteye. Hano ni mu jisho. Iriya nkokora. Ni nkokora bundi tukiri mu ntuza tukiri nkiga kungufu mu Bushinwa. Bitaga tsukuze. None reka nkwereke. None uretse gato. None hari indi. Iriya bayita tsukuze. None hari indi bita ngo chua. Ntabwo muzi ko nzi Igishinwa se. Twereke chua. Bagiye. Chua. Uri tayari? Chua. Ucho namukwereke. Ucho namukwereke. Ucho wamukwereke. Wese umusaza. Wamucitse. Nani mu jisho? Ubwo ni burari kareshya. None umuntu uhagaze. Wamucitse. Ndagaruka gake. Shaka kumutera mu jisho. Hata umufata. Wabonye? Mwese mugenda muri gym uko mwabimenye. Kiriya kintu bakita gute? Haba harimo iki? Ni ukuvuga ngo iki ni ikintu nyine
ku bantu bazi iboro bya boxing. bya boxing. izina ryacyo akora kudusobanurira Izina ryabyo ntabwo. Ah, Coach ikiboro cyitwa gute? punching bag punching bag. Punch Punch bag. Punch bag. noneho okay barabakopeje ngo nimubwire habarimo iki iyo bigende kuri yero nushaka gukora iho basi Ya biro biba bimeze nyine nk'ibintu. Nk'ibimate. urari nk'ibimatera Uhereye kugira ngo niyo nuramuka ugikubise nka gutya urumva kuko ubundi buriya kirazira ni ukuvuga ngo nuko uri matera ni nk'ibimatera bikonjeho. nuko kino kiboro nyine ari kigize ute tuzo buretse gato nuko kino kiboro ari kirekire ubundi kiboro uri kugira nyine wowe kuba ngo hari stade uhagaze sibyo ni gutya uko waba uri kureba n'umuntu tayari ni gutya sibyo ukubita sibyo gutya Kubita. ukazenguruka sibyo ukubita ugaruka Ubwo ni byo. Ukubita. Sibyo nka Ukwepa. ubufasha gutya Umeze gutya. ukubita ugaruka Ukwepa. ugaruka things like that so hari ahantu ntabwo wenda nanjye naza gusobanura nabi twagiye push my people 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 tatu rimwe tatu kabiri tatu gatatu tatu kane tatu gatanu tatu gatandatu tatu karindwi tatu umunani tatu icyenda 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ha ade rero nababwiye ati uyu muntu ari buze kuzana amagara ahantu buretse umusatsi kirawukuraho ndagasikwengerere ntabwo kagara icyo kintu yari guterura gifite ibiro bingana izo biro ni ibiro bingana umuhungu yarasandaye bwana ni ibiro bingana Hano nta biriho. kagara yo niwo utaye iryo ntayo bwana twagiye asa nk'umuntu ugizemo amagambo ngo ndi kumva ndi kugira ihungabana muri jyewe wamaye ibifoto byinshi Ariko marakimwe navuga. noneho rero njyewe haboro ni hari kuri njye icyuma ndakijyana hariya njye turana njyamye hari ahantu yego nta kibazo si uguterura se kizane ngo se kizo si uguterura se mushaka nazane kiriya si cyo yakoreyeho ni ukuvuga ngo biriya n'ibivuga noneho tuhajya guterura noneho turebe mu muteruro ibiro byinshi noneho umuhungu hano arambonera umuheta ashyira hasi n'ubundi gahunda yo gupfa irahari akira mwana twagiye nawe ushaka ubukora. Igihe cyo gupfa nikigera utubwire. ibi bintu usanzwe ubikora ibi bintu usanzwe ubikora Mwebwe muture ntabwo uri kumva ufite Ye mfite ubwoba ahubwo. Adashakira ambulance. Ye twagiye gade yes. yateye senkani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sprit. Kabiri.
mufashe umuhungu we. Kagara. Fone ye nayijyanye. Asigaye hoteli na Pamela. Fone ye nayijyanye. Telefone ivuyemo. Muturebere. Sha nta kundi. Muturebere. Njyewe nababwiye ati tugomba guhurira muri gym. Ubundi niho hazadukiza. Cyangwa gate. Heremera nk'abantu ngana noneho ndamanitse. Barankubise pe. Tugomba guhurira muri gym. Ese iki ntabwo twamenya gifite ibiro bingahe? Shanda gaki. Kagara nuko mukoze 20 yakoze senkani. Ako yabanje araho yabanje kuruhuka mwana. Nawe se ushaka. Nawe ushaka kuruhuka. Mbo so buriya ngo ubutwari buriya ni ukwemera. Siko bimeze se? Kwemera ni ubutwari. Kwemera ni ubutwari. Urankubise ariko nta kundi nabigenza. Ariko uwo mwana akambwira ukuntu bigenze. Njye ntabwo narimerutse muri gym mwana. Hari haciye nk'umwaka. Kagara kandi watangiye. Yese kare imyaka 2. Wowe uyu muntu igahora muri gym. Kandi njye nta nubwo narimerutse muri gym. Turuka muri gym ryari. Nawe retired. Oya. Naga umbamane urwo ntago urwitwazo. Ahubwo reka nkubwire. Uzarebe iyi kipe igiye gukina itarakoze imyitozo ibintu biyibaho. Sikizi cyakoze aramfatiranye. Yaramfatira ibyo ni ibintu bisanzwe. Aramfatiranye pe. Aranyubikiriye. Aranyubikiriye. Abo sha. Cyagura cyo nahita. Wari amagi, wari fanzemo n'imireti. Ubushira se ubonye bwo kwereka bakomeye. Yangwe yapagishari yangwe amagi ngo n'imireti siko yatubwira. Ya n'amagambo acize ivuga none ubu ngubu murandangije nyine nta kundi nabigenza. Ariko hari ikintu njye nibaza kimwe. Kubera iki muri gym gad batajya badutekereza. Urajya gufata umuntu nka Tsikizo mwubakira kino kintu kingana gutya. Zo zazagipedara zagishobora. Tsikizo ikintu uzagipedara uzagishobora. Ntego cyangwa umva uko kamera. Nige udakeneye kugira gukoresha amaguru. Nyine ubundi yingerega ni nka pedale nyine zisanzwe nyine ni sport z'amaguru to. Ngaho pedale nyine. Yakoze. Ya pedale. Fashe. Ya pedale. Rebe kandi narambwiye ngo uzigare sha. Emva. Narambwiye ngo azigare. Tigwese ko n'imodoka nizi. Sibyo nakubwira. Azi kubivuga. Yageze gutwara imodoka. Zira modoka za automatique. Nambuka ku bantu. Ga pedara nyine. Ngiye kumva umuntu. Nge imodoka ngiye itwaye. Imodoka iri kwije pedara. Ariko nayitwaraga noneho wareba nyine urabona umuntu nyine twari turi guhura. Ntabwo yabaraga gore nduri imbere. Urumva? Nyine akabona imodoka iri kugenda gusa kandi nyirimo ariko ntabwo ari kumbona. None se imodoka ngiri itwaye. Ikibazo barebaga wari uri kujya. Narebaga. Wari wicaye ku ntebe zigaho. Narebaga rega ko arukuntu ijana ntebe bamera nkaho bayigize. Bayegura we nyine tu. No kukegera imbere. None ukuntu nayitwaraga none ungiye automatique ndayizima. Kajya utwara nk'umusazi se? Okay, twagiye pedara rero. Pedara dukomeze. Mama yarese ko ifasha hanga pedara. Game over. Game over. Pedara. Ariko gadi ikindi cyo tugomba gutanga muri ministeri. Ese ministeri niko ribi. None se ntabwo yemera byinjira mu Rwanda. Tugomba kujya mbona abo ku Rwanda njya ngo bazabyandika muri comment ndanga ku Rwanda. Bajye bakora natwe ibyacu. Ase gym y'abana baho. Erega Tsikizo dufite ibibazo byinshi. Urushigiye wowe wambere bisaba gym y'abana. Ntabwo ari ariko
nyine hari ibikoresho nyine bigize tumba Byinshi se. bitoya harimo n'iby'abana se. n'izo ntabwo ari iby'abana nyine iby'abantu nkatwe yo iri pine rifashe cyangwa n'igi iri he iri ngiyi no nanjye rimwe ntabwo nzi icyo rifasha pe hano se hinjiramo imashini izo yego ifashe icyo wowe ukoresheje ubwenge bwawe no mu kanya hano aya ni ibyo kubikamo ibintu ngewe ubu hano kugira ngo bakabitsemo aho kubika muri cya gihe shahira ipine rero menya ntazi ikintu rifasha pe serious akazitarisha musanga mugenda muri gym iyi ngingo njyamo cyane nanjye njyamo ariko ntabona nsangamo n'amapine sha gade urumva bajya bavuga ngo ubitandukanye n'ibyo hagarara hano se ntiwakorera aho ngaho reka ndaje reka ndava muri ino gym nta kintu cyose ndakoze gerayo kugira ngo uko biroroshye noneho kana kumenya ngashobora ushobora kugira nawe utaza gucika ukagwa ese kagarara gifasha nk'iki mu iki ngiki nacyo nyine n'ubu n'ibigiko erega ni siporo nyine z'amaguru ngo cyaba gitangiye na ririya gare bari bicaye bumva ari igare urabona iri gare nyine aho uba wicaye umeze nk'aho uri ku igare uri kunyonga ariko iki ngiki cyo nyine uba uhagaze nyine gutya gusa abantu bashaka gukora amaguru ariko apana abakobwa kuko umukobwa ashobora gutoza n'ibintu by'ipfundiko nanjye icyo kirana nanjye biranze ndagasa birakunda nanjye biranze bari mwene wacu kujya mpedara ibice ngo pedaro heza nta pedaro heza ndaje gukora indi fone kwa rugama uransabira indi se nta pedaro heza we na pedari ntose amaguru ntiyagezeho nanjye byagaragaye ko ntahagera nose njye sinahageze njye byumvikana ko wanabidefana ibyo bintu noneho njyewe wowe arahagera pedara uheze pedara ibice ntabwo pedara ibice wowe wicara uri guhaguruka aho se urumva byavamo nyine ntabwo byakunda emera icyaha nawe niko ndemera icyaha gute nawe emera icyaha do kandi bitakunda bibaho muri siporo gade bibaho gute icara upedare data we njyewe maze iminsi mwumva njyewe ikintu cyabaye nabaye retired man urumva nabaye retired kandi iki siporo zigikora iki ngiki uricara noneho ugashyiramo amaguru nyine wowe ukajya ugira gute upeza nyine tu icara twereke kandi ntahagera bicara he ahangaha zikizicara aho kujya umenya ko umwanya ndi umutoza icara icara wowe gutuma ngwamo mama yake game over nicyo kuzamura akaguru kw'ijuru akaguru karagakurura usumuza akangaka kurura kakoca aza dufashemo ko bukemangwara
ukeneye kurambura amaguru tukabikene. haracyari kure komeje kugorana cyonze cyo ntabwo ari n'umwe ushobora gufata gutya ukeguka kugiye kuyagira ibindi uza noneho gipeza nyine uzamura uretse gushyira ibintu Gushyiraho ibiro peti yawe. ziriho 12 cumi na bibiri ngaho zamura ese gishyiraho bibiri rero zirakushinga Gushyiraho bibiri gusa. push my people push igeze hasi hagati na hagati nose gade tutabeshyanye tubwizanye ukuri ubu tsikiza ari gukora yahe maguru kuko tujye tuvugisha ukuri rubanda bazi kugira ibyaha ubu uri gukora amaguru nawe ubu wiyemereye uri gukora amaguru ndi gukora amaguru ye eh kubona ari amaboko ndi gukoresha none tsikiza ari gukora amaguru yuko mana yanjye ibibazo biragwira nose tsikizo tubwiza ukuri nshaka kukubazanya ikibazo kimwe nyine uri gukora iki uri gukora iki gukora siporo Ibyo bintu bifasha iki? ibyo bintu se bigufasha iki kumva biri kumfasha amahanga hehe se harahari ntaho uruzi se baguterura urebe ngari gukora amaguru Ikibazo ndagikora. ntabwo ari kuba ndi gukora wereke none waregira gitangaje no ibaze nyine kumva sikizo yaje muri gym niwe ngagiye kucyuma ngo gikora amaguru ibyo bintu byihurire ibyo bintu bireke abagande bamunteruriye akareba ndi gukora ibyo bintu bireke gukora amahanga ibyo bintu byihorere kabisa Ntabwo byakunda. reka namubwiye ko na Pamela mumva hewe Bamutwaye. pamela nawe uramujyana aho bukera ndagasinzira Ese kagabo. Iyo umuntu ari muri gym nakora tsikizo yakoze yakambara igisi ntaribo. itisi nose ntabwo se biragoye mani kuko nyine uba wagize tu Wagize gute? wabize icyuya cyinshi cyane So kwambara igisi ntaribo. kwambara itisi uvuye muri gym cyangwa gukora gym Uje muri gym. Nakora tsikizo yabikoze kashyiraho agatisi ke. nyine nawe ntabwo uzi amategeko ya gym nawe ubwe ni gute uza muri gym ukambaye itisi noneho ni ikabutura wambaye se ntose uri kubona iyi gare ari tiriningi iyi ni tiriningi Ese kagara ugira ikabutura. Ugira ikabutura. shaka ibintu byose mubona njye hari amapataro se nkubeshye ka yose ni amapataro ubu nkubeshye koko se kuri guterura utuntu tw'abana twaje muri gym n'ubundi ndi umwana naje kumenya revo yanjye kandi Urisobanukiwe. naje kumenya revo yanjye mbese muri gukora iki uretse gato neza aho boro neza tu Agiye. boro bayigira gute neza dupeti pe tumeze neza hariya urareba imbere ndeba imbere gutya ngaha Shaka kagara. ya mama yake gade we Aho ngaho kuko yawana. noneho ngudu uri kumbeshya Ibyo bintu se mushyire kare by'abasaza mwana. zana hano kandi rero uzi ko ariwe wampamagaye gati zana hano uyu niwe wampamagaye zana hano sha Muhereze. ngo yajyanye na ba rutambi guterura agaterura 300 Cyangwa byaramuteruraga. sinzi icyaterura ikindi bapfa n'irimo
Esprit. Mesha. God. Huku naona sasa. Anafanya hali. God huku naona. Gira ariko. Ugera inyuma gato. Undi umugongo wicara neza. Bongo se nawe warawufite so umugongo. Umugongo kandi. Nayo ngo yansetse. Ikimuga cyasetse urugi. Ngo byasetse urugi. Ngo biri kome ngo umuntu uza ngo mundi basha. Biri muri Ngo juru. biri foda ngo biraseka. Agataye gada. Gira. Esprit. Aho barazana ambulance. Cyanze cyo. Naje gusanga. Sanga nta mwana afite imusozi. Babyara ndagaswe. Ngaho niba umugabo agiranye ba. Ibyo bingana. Ibyo ngibyo biro bingana. Ibiro birindwi. Kuri buri ruhande. 7 kg. Wone 12. 12. Uracuranga n'icumi. Nabyo naza kujya. Azarajya. Fasha. Uje bana. Wakora amafi. Bakobene wanyu bari koko ubwira ngo ndacyafite iminsi yo kubaho. Ngatumve Kagara. Kagarara. Amen. Ugera wegame nawe ukore gutya. Ugatuza neza. Komeza wigendera ku buryo umugongo wicaye. Gera inyuma sha. Ko yari imodoka uri gusunika. Gera inyuma sha. Simenya ko ndi kocha. Zamura. Turinganiza. Turebe imbere gusa. Izo. Ntabwo ari byari mwambe. Ntabwo ari ibyacu. Ubona uyu mubiri ari uw'abakobwa dufite. Uyu mutwe wose. Koresha n'amaboko hejuru. Turinganiye tureba imbere. Ibiro ni byinshi. Ni byinshi. Sikiza ibye ni nka bitanu. Nka bitatu. Bine. Sikiza ibiro bye ni byinshi. Uko mukuryamye bagapushinga gutya ku gatuza. Turebesha imbere. Yes. Aho uri gukora chest. Ucyuye ukora chest papa. Zamura amaboko neza. Gahoro gahoro. Yes. Taza gupfa mwana. Umuntu ngo ashobora kuzana imyuma. Ariko nje nka coach wawe. Kamanze mwe ku mazi garage. Kamanze mwe ku mazi. Kirasha. Tazabimbwa. Ese Kagara watangiye gukora siporo ufite imyaka ingahe? Ariko se ubundi urazikora? Siporo ndazikora mani. Arazikora. Siporo ndazikora. Ni ibintu nkunda cyane tu. Zikora ryari. Siporo ndazikora. Akenshi buri gihe nkunda kuzikora cyane. Iyo mfite time reka mbivuge muri ubu buryo. Uretse ko mino minsi ntabwo nari mperutse nyine kuzikora tu. Nyine narabaye retired. Bikomeye cyane niyo mpamvu nyine wabonye hari utuntu tumwe nyine ngiye kugira gute. Tunanira nyine tu. Maze iminsi ntajya muri gym nicyo kibazo kiba gihari tu. So ariko navuga ko rino minsi ngiye kubihagurukira.
n'abantu bashaka ko tuza kuba training nabo batugana baze baza twikorera siporo harya ahantu bahita gute tubatimu mw'abantu mwe bahita gute Wakabi Fitness Gym aha nukuvuga ngo gade umuntu twamutamura ebwana bikomeye cyane nukuvuga ngo abantu badukurikirana mukantambutse hari ahantu abantu bashaka kunkurikirana gukoramo kasike ariko reka tubwire abatuye hangaha ndetse n'abandi batuye handi hantu hatandukanye ahangaha muri Wakabi Fitness Gym niho ngiye kuzajya nkorera siporo buri gatondo bon nyine muzajya mumbona tu we niba ushaka ko tuza gukora siporo amafaranga 2,000 ukaba ari amasaha angahe isaha 2 ni ukuvuga ngo tukaye ku isaha 2 urumva ko nuruca abana pe ni imikino ni nk'umuneke kabisa ahangaha muri Wakabi Fitness Gym ya welcome kabisa muze dukore siporo dukubite we iherereye habo Mukarambo Mukarambo kabisa ya nibiki Mukarambo hano haruguru Expo mwamfura mwe muze tugere gute twikore siporo baravuga ngo sport is a source of life siko bimeze siporo ni isoko y'ubuzima none haragakoze none yabe none haragakoze yo ubwo tuzanye muri siporo urajya no kutunywesha ku mazi nta kibazo bajya kutunywesha ku mazi ku mazi mbo ntari ibi wumva isa ya mbere ntiyanyweye amazi nayamuhaye hakushaka kwicazana basi tukanafata akantu se abantu nyine bavuye muri siporo ibyo ngibyo nta kibazo turabikora erega ngaha muri Wakabi Fitness Gym nta cyabuze kuko iyo ukubise hano haruguru gatoya niwe wisangira ibintu ahantu ushobora kuwafata n'ikintu ntabwo bari bapesa ntabwo twabavuga ahantu ushobora kuwafata ntabwo bari bapesa urumva so rero nuko uvuga ngo mwamfura mwe ibiganiro byacu navuga ko ari akagaruka ni kujya tubatamo umunsi ku wundi sibyo tubakubita ibintu bya danger imiriro man ni ukuvuga ngo ubundi siporo niyo akenshi niyo hobbies yanjye nkunda iyo numva nyine ndi stress mu mutwe cyo nkunda kwikora ni siporo kugira ngo ubuzima bukomeze bugire gute bugendere fresh sana ubu ni ukuvuga ngo dusoze telefone umuhungu ayita oya nge ntabwo njya nisubira telefone yo kuba yayijyanye nge nanemeye iyo bimuhereza telefone yanjye si iPhone simuhereza dore yimuhereza iPhone yaguriye he muhereze na za kuteri ibi ngibi dore nabikuye kwa Rujama nta kibazo dore ibi ngibi nabikuye kwa Rujama sibyo ibi ngibi iyi ni telefone iPhone zira ekuteri uriya zijya muri ya telefone yes ni ukuvuga ngo iyo ufite wese zijyamo yes iyo nzajya nyitabiraho gusa hoya iyi ni iPhone sibyo kandi byose nabikuye kwa Rujama reka nkomoze mbabwire ngo n'abantu bashaka amatelefone meza cyane amatelefone iPhone amasamu usanga turi gukora amatop up mwaza kwa Rujama twa telefone noneho ikintu cyadaje noneho make kuri iPhone yewe data we ubwo ngenza ugutanga buhamya ryari wowe narakubwiye ngo wowe uzambwire gusa ni hara muri ka free zone nzakujya gushikiriza umukire wanje ubwiye ati muhereze telefone yifuza noneho no kuvuga ngo twabaze kumenya ko abanyarwanda bashaka ama iPhone tugomba nyine kubashyira ku iterambere ryiza cyane turavuga ngo noneho reka telefone za iPhone zishyire kuri make urabizi ko zari zisigaye ziri kuri ni ukuvuga ngo bitewe n'igiciro cya telefone wishyura 40% kapane kwishyura 60%. Uvuga ko ukuntu ari keza no kuri abacuruzi batoya noneho sasa rero babacuruzi bato nyine baba bacuruza amatelefone y'abacuruzi batari banini cyane bakeneye kurangura no nabo turabaranguza mu giciro nk'icy'umuneke izina ry'Imana nuko bwati muri genda wikirire tanga nimero yawe nimero yanjye shashura ko bambonaho ni 079019 2794 you know niyo nimero ishobora kwamura amatito so reka mabwire ngo mukomeze mugira amahoro y'Imana tubakunda cyane tuzogira ikintu ubwira abanyarwanda nyuma yuko maze kuronkora telefone maze kumubita inshuro Pamela ariko ntabwo sinzi ukuntu turi buze kubyaranja gira ikintu ubwira abanyarwanda mbere murabona ko iminsi myinshi yadukuranye na Kagarambwa ngo tuzahurire muri gym anyizeza ibitangaza ngaterura 300 400 ndababwira ati nanjye ibyo uzatura nzabitera n'ibyo nteruye nta nakuvuze kabiri icyo nicyo cya mbere n'ibindi byose tuzabigaruramo dukomeza twigarukiramo hano siporo ni izacu
tukomeza tunajya kuri Kigali News Channel niho turebera ibyacu. banza uvugire uno muja banza uvugire uno muntu iyi gym banza yivuge izina ry'ino gym yivuge rivuge vuga iryo zina ntagire umuntu uri kwibutsa ntagire umuntu urivuge ntarivuge Kubeshya ni icyaha. umutwe urasa Kagara nyibutse. Ino gym bayita gute? Bayita gute? twabivuze nk'abantu batavuze mbere Uraryibuka? Wagabi Fitness Gym man Ni muri Wagabi Fitness Gym. Naho tuzajya dukora siporo zacu za buri munsi nakagaruka kwinjira muri 2000 gusa amasaha 2. Ciao ciao. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.